Shalom, 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 shalom. Mwaramutse neza, ni muri ya gahunda ya Waramutse ya Muhoza TV. Uyu munsi turi ku wa mbere, turashimira Imana ko yaturinze ijoro ryose. Imana yabanye natwe. Unda kuvuga ngo umukristo muzima hari ibintu byinshi babimuhiga, kuko burya igiti kirimo imbuto nicyo giterwamo amabuye, ariko Yesu Kristo aba yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Amen. Randa gusaba ngo ubyuke dushima n'Imana, uyu munsi tubereke Imana. Ariko mbere yuko dusengana, reka mbanze nsenge tuganire ijambo ry'Imana. Imana yaduhaye kuri uno munsi wa mbere, kuri Waramutse yo kwa mbere. Reka dusenge. Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana ikura kuzimu ikiciranya n'ibikomangoma, Imana itanga agakiza kuri bose. Ncishijwe bugufi imbere y'amaso ya Yesu Kristo w'i Nazareti wapfuye akazuka, ukabura iburyo bw'Imana Data, usabira ubwoko bwawe aho buri mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye, ubusabira kumenya Imana. Ndakwinginze Mwami wacu, kugira ngo amagambo tugiye kuvugana washyize ku mutima wanjye aba amagambo avuye mu kanwa kawe Papa, wigaragaze, agire change atanga ku buzima bwa buri muntu wese turi gusengana kuri uno munsi wo ku wa mbere. Ahabwe icyubahiro Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira ijambo mu mwanya mutoya, kuko ndabizi abenshi tuba turi kujya mu tuzi, abandi ari abanyeshuri bari kujya mu mashuri, tuba dufite gahunda zitandukanye zitubeshaho buri cyumweru. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 2:21. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa 2:21 haravuga ngo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Reka dusubiremo rimwe, ngo umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Ni ukuvuga harimo kwambaza, hakabamo gukizwa, hakabamo buri muntu wese. Nta muntu n'umwe utemerewe kwambaza, nta n'umwe utemerewe gukizwa. Ni ukuvuga ngo waba umunyarwanda, waba umuyuda, waba umugande, waba umurundi, any situation, buri kibazo cyose ufite uyu munsi wo kwa mbere, buri burwayi ufite bwose uyu munsi wo kwa mbere, either ishobora kuba ari financial breakthrough, bishobora kuba ari amashuri yawe minerivare zabaye ikibazo, bishobora kuba ari ababyeyi urushako rukugoye, bishobora kuba ari abafite abafiance relationship ikuvuna, bishobora kuba hari n'uwabenzwe na benshi. Ariko ndagira ngo ubwire ijambo riratubwiye ngo uzambaza izina ry'Uwiteka wese azakizwa. Haleluya. Ariko urumva harimo inshingano yawe, harimo kwambaza. Niwambaza uzakizwa, ntabwo uzakizwa utambaje. Amen. Uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Ukwiye gutera intambwe yawe ukambaza. Sinitaye ku bibazo ufite, sinitaye ku birwayi bwawe, sinitaye ku bukene ufite, sinitaye ku bibazo ibyo ari byo byose ufite. Ijambo ryuzaniye uyu munsi muri Waramutse yo kuwa mbere ni uzambaza izina ry'Uwiteka wese azakizwa. Umugabo bita Yona yambaje izina ry'Imana ari mu rufi. Haleluya. Ariko Imana iramwumvira mu ijuru, kuko igibasha kumva amajwi ari mu nda y'ifi. Mbese ni ikihe kibazo kirimo cyatuma Imana itakumva? Ndagira ngo ubwire ngo nushaka ufite ubukene bukugoye, nushaka ufite uburwayi bukugoye, ubona isi yarakwanze, ubona umuryango waragutaye, ubona abashuti batakuvugisha, ubona warabuze byinshi mu buzima bwawe, ubona ntacyo uri cyo, rimwe na rimwe ukajya ugira n'agahinda gakabije ukibaza icyo Imana yakuremeye. Ariko ibibazo byose waba urimo, nkuzaniye ijambo rivuga ngo ambaza Uwiteka aragukiza. Ndagira ngo ubwire ngo Yona yambaje Imana ari mu rufi, Imana iramwumva itegeka urufi kumuruka. Nawe ndagusabira ngo uyu munsi wambaze Imana mu bibazo urimo, uko byaba bimeze kose. Either it's a financial breakthrough, either it's a spiritual thing. Ushobora kuba uri addicted ku byaha runaka, ushobora kuba warabaswe n'ibyaha bitandukanye, ushobora kuba ibyaha byarakubase runaka. Ndagira ngo ubwire ijambo rivuga ngo ndategeka wambaza izina ry'Uwiteka uyu munsi wo kuwa mbere. Niwambaza izina ry'Uwiteka, Imana iragukiza. Itegeka ibyo bibazo byawe, itegeka ubwo burwayi bwawe, itegeka ubwo bukene bwawe, itegeka icyo cyangiro cyawe kikuruke mu izina rya Yesu, ubohoke, ubeho neza. Imana ishimwe cyane. Ndanezerewe ko aya magambo tuyazirikanye,
nizere ko tuyazirikanye kandi Imana igiye gukora ibikomeye ku buzima bwacu kuri uno munsi wo kuwa mbere, muri waramutse yo kuwa mbere. Urizirikanira ijambo rikubera iry'umunsi, ninambaza Imana ndakizwa. Tugiye gufatanya rero dusenge. Ndashaka gusengana nawe, ndashaka gusekana nawe imbere y'uko ujya ku kazi, ndashaka gusengana nawe imbere y'uko ujya ku ishuri, ndashaka gusengana nawe imbere y'uko ujya muri stage, ndashaka gusengana nawe imbere y'uko ujya kwa applyinga ku kazi kawe. Ikintu icyo ari cyo cyose ufite uyu munsi ndashaka dusengane. Reka dufatanye dusengane, reka duce bugufi dusenge. Mana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, ndakwereka uyu mugaragu wawe uciye bugufi imbere y'amaso yawe. Iki gitondo yibutse ko ari we Mana ikiranuka, yibutse ko ari we Mana ishobora byose. Data ni umunyeshuri, data afite akazi runaka, data hari aho agiye kwa applyinga, data hari uburwayi afite, data hari ibibazo afite kuri uno munsi wo kuwa mbere aramukanye. Ariko ndahamagara imbaraga z'ijuru, ndahamagara Yesu Kristo wikoreye imitwaro yacu, ngo umwikorerere imitwaro ye yose, umufashe mu mashuri ye. Niba ari umunyeshuri ufite akazi, umufashe mu kazi ke. Data mu mwami, umubyeyi umwubakira urugo rwiwe mu izina rya Yesu. Niwemere ko Satani amusenyera. Ndakwinginga Imana ikiranuka, ngo ubuzima bwiwe bube ubuzima bwawe uyu munsi, abe umwana wawe, ukomeze umubere umubyeyi. Papa, iyo ubaye umubyeyi w'umuntu umumenyera ibyo ababyeyi batumenyera, ndetse no kurushaho, kuko dukunda kurusha abatubyaye mu buryo bw'umubiri. Ndagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu. Mubera umugisha umwuka mubi wose wakifuza kumurwanya uyu munsi utsindwe. Abarozi, abadayimoni, imbaraga z'ikuzimu zahagurukira uyu muvandimwe ufasha akanya ngasengane nanjye, ziburizwemo n'umunyamugisha uyu munsi. Amen. Imana ishimwe cyane, ugire kwizera. Imana irabana nawe uyu munsi, irakugabije ngo ube kubere umunsi w'ubutsinzi. Kora subscribe kuri Muhoza TV kugira ngo ujye ubana natwe muri gahunda ya Waramutse. Ndashima Imana rero ko wemeye ko dufata uyu mwanya tugasengana. Imana ikomeze guhereje umugisha aho uherereye hose. Twabonye abantu benshi badukurikirana bari mu bihugu bitandukanye, abari muri Norvège, abari muri Amerika, abari mu Rwanda, abari mu Burundi n'ahandi hatandukanye. Komeza mugubwe neza, Imana ikomeze ibanezeze, yahaze kwifuza kwanyu. Ni Evangeliste Muhoza, ndabakunda cyane. Shalom shalom, naho kwa kabiri. Amen.